Yeah, hello guys, hello my people. Nizere ko mumeze neza. Ni wa muhungu wanyu Detaise. Ubageze ibiganiro bitandukanye umunsi ku wundi. Ubundi baravanga igiti kigurwa kikiri gito. Buriya mu buzima hari ikintu ubwacu dukora kazarinda tukicuza. Ubundi ntekereza neza ko iyo ukoze ibyiza mu buzima bwawe uhora wibuka nk'intwari, ariko iyo ukoze ibintu bibi mu buzima bwawe uhora wibuka nk'umugome wabayeho, nk'umuntu mubi wabayeho. Buriya umuntu wese ukora ubuhemu, umuntu wese ukora ibintu bitari sawa, byanga binoga muri sosiyete ntashobora kuvugwa neza. Ariko wa muntu ukora ibintu byiza, nubwo ataba nta munoza w'abantu bose, ariko aba yifitiye confidence, nubwo havamo umwe ashobora gukunda ibintu yakoze akabibona neza. Ushobora kumbona ku ruhande rubu uyu munsi kumva neza ko nta shingiro ry'ibyo ndimo, ariko ntabwo ubuze impamvu mba narabitangiye kubikora. Ubundi umuntu akora ikintu bitewe ko afite ibyiyumviro byabyo, agafata ingamba yo kujya muri icyo kintu ko yakiyemeje kugikora, ko ajya kubitekereza ntawaba yaragishije inama. Ushobora kunseka uyu munsi wenda ukanyumva ukavuga ati uyu muntu yabaye imburamukoro mu byo akora. Mu buzima bwawe ntukajya ufata umwanya uhagije wo kubitekereza gutyo ngo unyibazeho cyane bitewe n'ukuntu bimeze. Niba uzi neza ko ufata nk'umwanya uhagije wo kuntekerezaho njye ubwanjye, kumva neza ibyo natangiye ko nta gaciro kabyo, ubundi buri muntu wese akora ikintu bitewe n'amahitamo ye. Ushobora kuba udanyurwa n'ibyo nkora, ukaba udakunda ibyo nkora, ariko ntabwo bisobanuye neza ko harimo abatabikunda. Kuba ufata umuntu ukamusebya ukumva ko ari hasi yawe, akwiye gutega umutwe ugakandagira, aho ngaho uba wibeshya cyane. Waba afite intego azi neza ko urugendo yatangiye atagomba gusubira inyuma, ahubwo agomba gukomeza imbere paka adacica intege, ashije amanga, yifitiye icyizere ahazaza hubaka kurusha ibindi byose. Ubutwari bwiwe kuko abazi icyo ari cyo, intego y'abazi iyo ari yo, ko aba yiyumvamo icyiza kurusha ibindi byose. Ahubwo ntekereza wowe ufata umwanya uhagije wo kunyibazaho cyane, ntekerezaho ibintu bibi cyane. Njye mba narisobanukiwe, agaragaza icyo mbashije kuba mfite, nkabasha kukigaragaza. Ahubwo utekereza gutyo akareba umuntu ngo nta kintu ashoboye, ntabwo ubwe uba wakisobanukirwa. Umunsi ubwawe uzisobanukirwa ubwawe, nibwo uzamenya gufata umwanzuro w'ikintu runaka, nibwo uzamenya gukora ikintu kikuvuye ku mutima kandi utanaguciriye urubanza umutima wawe. Umunsi ubwawe uzafata icyo cyemezo, ni umunsi ubwawe uzajya wigirira icyizere. Buriya umuntu namaze kubona ko umuntu ucira abandi urubanza kumva ko badashoboye, buriya nta cyizere aba yifitiye. Kuko byanga binoga iyo bakora cyane, bagakora ibirenze cyane, bo birabababaza cyane bitewe ko nyine ari ugukora cyane wa muntu. Umwubatsi ashobora gusuzugura ibuye ngo ni uko riforometse nabi, ariko nyamara harunduza akavuga ati reka ndikoreshe, ati kuko niryo rikomeza imfuruka. Ubundi icy'ingenzi ni intego. Kuba ufite intego, ugakora ufite intego, uvuga ati njyewe umunsi umwe nzagera kuri uru rwego,
nicyo kintu cya mbere gihambaye kurusha ibindi byose. Yizere ubwawe utsinde. Uko wamvuga uko ariko kose, wansebya, njye ntabwo ncika intege ku rugendo natangiye. My friend, ubundi amagambo ntabwo yica. Kereka umuntu yavuga aba ari we ubikoze. Ariko kumvuga gutyo gusa ntacyo byantwara, kunyanga ntacyo byantwara, ntabwo bizagaraka iyo rugendo natangiye. Kuva nagera kuri iyi si, urwo rugendo natangiye ruvunanye, nzagome ngere ku musozi w'ibintu natangiye. Nta muntu uri ufite uburenganzira bwo guhagarika ibyo natangiye. Ariko ubwanjye nabishyizemo uruhare nkabihitamo, sinekereza ko hari undi wabikora usibye njyewe ubwanjye bihisemo. Rero nawe nkurikira nimba mu buzima bwawe ufite bagukikije baguca intege, bakumva ko utabashije, si ngombwa kugira ngo batege amatwi, ngo bahe umwanya wawe, ubwita ku ntego yawe, wubake future yawe, kuko byose biri mu biganza byawe. Ubundi ahantu hagiye gucibwa inzira, uyu munsi ushobora kuhaca, ukongera ukahaca, wabikora ukwezi kose, aho hantu n'abandi batangira kuhayoboka, bitewe yuko haba hatangiye kuba ahantu nyabagendwa, bitewe ko batangiye kuhanyura. Urashoboye guys. Abakubwira ko utari seriye, bereke kuri seriye mu byo ukora. Kubwira ko udashoboye, bereke ko ushoboye ubwawe. Inzira watangiye niwe uyizi. Umuntu ashobora kukwanga uyu munsi bitewe ko nta kintu ufite, ariko wamara kugera ku bintu runaka nibwo utangira kubona inshuti. Na wa wundi wakuvugaga nabi ni handi utangira guca akagusuhuza, ariko muri cya gihe nta kintu na kimwe wari ufite. Yarakurebaga akagufata nk'umwanda, akagufata nk'umuntu udafite icyo asobanuye, bitewe ko wari uri hasi cyane. Ariko buriya nyamara mu buzima icyizere kiratsinda. Nubwo abantu twese tutabimenya, ariko icyizere kigize umuntu ku ntsinzi. Uko umuntu yaba ameze kose, yiyizera ubwe uko ashoboye, byanga binoga azagera ku ntsinzi. Mu ndwara mbi dukunda kugira iruta izindi zose n'ubwoba. Niba uri umuntu ukunda kugira ubwoba cyane mu kintu runaka watangiye, nibwo bugwara ufite. Kurema ubwoba, ukora ikintu ushira amanga, utitaye ku bakuvuga, utitaye ku bagusebya, ukurikira inzira yawe watangiye, zaguhindura ubuzima one day, kugeze kuri bya bindi wifuza kugeraho, wowe yizera ubwawe. Ntukabona umuntu yicaye nk'umwami ngo ugire ngo byarizanye, ahubwo aba yarabishatse kugira ngo abikore, abibone. Ni ibintu biba byaramusabye imbaraga nyinshi cyane. Uganiriye nawe nibwo ushobora kumva inzitane yahuye nazo kugira ngo iyo ntebe yicareho. Rero wicika intege ku bintu watangiye, ku rugamba watangiye urwana. Abantu nubwo batakumva, wowe ubwayizere ushoboye byibuze. Ushobora gutangira ubwawe wizera, ejo ukizerwa n'umuntu, ejo cyangwa ejo bundi ukizerwa n'undi, ariko ibyo bintu uzaba wabikoze. Nimba dukurikirana umunsi ku wundi kuri YouTube channel yacu Ijambo ry'igihe cyose 250, ndakusaba ntugende udakoze subscribe, share and comment. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde.